Hello my people, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Ni Gicari TV twongeye kugaruka, twe tumaze iminsi ariko none ngo turahabaye koko. Twongeye kwakira umubyeyi wacu dukunda cyane. Reka nawe ujye uvugura umuntu mukuru, reka tumuhe umwanya twibwire, atubwire gahunda dufitiye aho amaze iminsi ari. Ni karibu mu kiganiro. Muraho neza, ndabasuhuje abadukurikirana kuri Gicari TV, abadukunda, bari bamaze iminsi baratubuze. Ndashaka kubamenyesha ko ubu duhari rwose. Hari iyo twari tumaze iminsi duhugiyemo ariko ubu noneho turahari pe. Tugiye kubana namwe mbese nta rungu muri make. Tugiye tuganira ku bintu byinshi, ibintu byinshi bitandukanye, ingingo nyinshi zitandukanye. Turahabaye. Ingingo katwicare natwe dutegereze turebe. So uyu munsi twifuje kuganira nawe, twe tumaze iminsi tubona ko sitinga ibintu dukurikije nuko wari warabuze. Uyu munsi turashaka kubaza, hari ibintu ejo bundi wapositinze ngo se koko iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ibyo bintu ndahamya neza ko abantu batazi ibyo ari byo. Niyo mpamvu natwe twagutumye ngo dusobanurire koko ibintu posti zawe ziribwa n'abantu benshi batandukanye, abana bakuru. Uyu munsi turashaka ko tuganira kuri icyo kintu. Ese koko iby'abapfu biribwa n'abapfumu? Ese abapfumu babaho? Abapfumu ubundi tubwire. Rero ibyo bintu sinzi impamvu ari ako konyine wahisemo, ariko nyine ndahari nanjye nkagusobanurire pe. Nubwo nanjye nari maze iminsi ngatekerezaho, gusa n'umugani w'ikinyarwanda ariko ufite ibintu usobanura. Ubundi baravuga ngo imigani igana kariho. Rero iby'abapfu biribwa n'abapfumu nanjye sindabimenya neza. Ese buriya kuko abantu bajya namaze iminsi nibaza abantu bajya mu bapfumu buriya bose ni abapfu? Aho nkongera nkibazana, ariko nanone ubwo umugani w'ikinyarwanda wabivuze buriya nibyo. Ariko nanone hari ukuntu twabiganira tukabyungurana ibitekerezo, hanyuma n'umuntu nk'abo waruvuze w'abana bataramenya ibyo ari byo twabiganiraho nyine nabo bakagira icyo bavanamo. Siko nsigaye mbona nyine n'abana bo muri iyi minsi hari igihe usanga bazi ubwenge, ariko nyine twahurizamo tukabiganiraho. Numva icyo kintu nifuza ko twakiganiraho tukamenya ukuntu mugani by'abapfu biribwa n'abapfumu. Abapfumu se buriya bararya? Bararya. Abapfumu rero ahubwo ntekereza ko banywa. Ntekereza ko banywa ariko no kurya bararya. Ariko ubwo bavuze ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ntekereza ko atari kubirya gutya wenda mu kanwa, kurya gutya, ariko ashobora kuba wenda ahubwo barashaka kuvuga yuko wenda iby'abapfu nyine abapfumu barya iby'abapfu ariko bakabirya mu buryo wenda bwo niba ari uburyo bwo kubahenda ubwenge, niba ari uburyo bwo kugira si ubwo turabiganiraho twumve. Gusa ngiye hari bike wenda mbiziho. Tubwire. Ariko ntabwo nagiyeyo. Ariko nyine hari ibintu bike mbiziho. Nyene ukuntu ngewe mbitekerezaho n'ukuntu byumva, impamvu bavuze wenda ngo biribwa n'abapfumu ni kwa kundi umuntu ashobora kuba iwenda ukaba urwaye nk'uburwayi bushobora kujya, ukaba ufite nk'uburwayi bushobora kujya kwa muganga, ariko kubera bwa bupfu wifitemo wenda bwabo ubupfayo ngo upfapfa, ariko buriya ubupfu ni bukeya naho bwinshi bita ubupfayo cyangwa ubupfapfa. Cyangwa wasanga ubupfapfa ari abagabo, wenda ubupfayo ngo ari abagore, ntawamenya. Byose ni ugupfa. Hanyuma rero ugahita utekereza ko ashobora kuba nk'uwena urugero, wenda nk'ikintu kimwe nzi abantu bakunda kujya mu bapfumu, ubundi nabyo biragenda bikakugira kugira imbata. Kako n'umuntu agirirwa imbata n'inzoga cyangwa itabi, no kujya mu bapfumu nabyo bikugira imbata. None ugasanga iki kantu kose kabaye, uhita utekereza guhita unyarukira kuri wa muvuzi wawe, kuri wa muganga. Ugasanga rero hari n'ibintu impamvu bavuga ko ari abapfu, nuko hari ibintu ugomba kujyana kwa muganga. Ubu hano nyine mu mavuriro bisanzwe baguha imiti ugakira, ariko ugahita utekereza ugahita ubijyana ku mupfumu. Agahita akubwira ati ibi bintu cyambere cyo nta kintu yakoresha, nta kintu aba yapimishije, nta cyangwa nabwo bafite ubumenyi bwe ntazi, ariko agahita akubwira ati wenda urazana nk'ibihumbi 100, ugahita uyamuhereza utabanje kumenya niba utaretse ngo abanze amukuvure, nubona ukize ubone kugenda, cyangwa se ngo ubanze nyine nibura ibipimo se buri bihe buriya, hanyuma ubundi ugahita umwishyura, ubundi ugahita ugenda ugategereza
ibyo bapfu bikabiragiye byakunanira ukongera kurangira undi nawe ugasigaye ibindi ibintu bikazagera bikagushiraho neza neza kandi bikazarangira wenda bitanagenze nk'uko bishakaga. Iyo ntekereza ko ari bwo buryo bashakaga gusobanura ko ibyo bapfu biribwa n'abapfumu, cyangwa se ugasanga hari ukuntu umuntu agushuka nyine nawe waba uri umupfu nyine ugahita ugenda ukagutuburira. Hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bajyayo ariko yaza impamvu umuntu aba yaragiye abimenya ni uko hari igihe umuntu ajyayo nyine yaza akaguha urugero akakubwaniriza akakubwira ukuntu byagenze. Mbese ubu niba nk'ubu ufite uvuga uti niba ubonye amafaranga ugahita ujya kwinywera agacupa kamwe ugasinda ugaheza amafaranga yose wajyanye ukayanywera akagushiraho, warangiza ejo mu gitondo uti ngiye barandoze burya rero ngiye kwiroguza cyangwa se ngiye kwivuza ku mupfumu. Ese ubwo wari uburwayi bugomba kujya ku mupfumu cyangwa n'uburwayi buri muri wowe ugomba kwivura? Ntekereza ko ari nk'ibyo ngibyo kandi uragenda ukayamuha. None ikintu gitangaje iyo ugiyeyo ugiye kwivuza inzoga n'ubundi urazimugurira nawe urazimugurira hanyuma warangiza mukanazisangira gusa ubukize ubaye mupfu. Hari ibindi ntekereza ugasanga umuntu afite umukire, afite inzu nziza, afite akazi keza, afite wenda n'imodoka nziza, mbese muri make urebesheje amaso nta ibintu byarakemutse, ariko ukasireba ukabona yagiye ya modoka nziza yagiye ayiparika ku kazu kadashinga kenda kurunduka bamwicajeho ku gasambi gashaje, cyangwa bamutereye ibuye hariya yicaraho cyangwa yicaye ku mutumba kandi ngo yaje gushaka amahoro, yaje gushaka umutuzo se cyangwa yaje gushaka ubutunzi. Ngaho utekereza kujya gushakira ubutunzi ku muntu nawe utabufite. Inzu ye rwose nta n'urugi ruriho cyangwa unayihiritse gutya yahita igenda ariko ukamanuka muri etaje. Ni ikibazo gusa mbere atari iby'abapfu nyine, ahubwo abapfumu bajye birira nyine nta kundi kuko ubundi ngo iby'umwami n'iby'indangarumwa yabitanze nabo ni iby'abapfu, hariya ni iby'abapfu iby'indangare iby'abapfu umwami yarabitanze. Rero banumva mbitekereza nyine nkumva ugasanga kandi buriya muri we iyo atekera impamvu umuntu avuga ko ari n'abapfu, iyo arimo kubitekereza we buriya aba yumva ari byo, aba yumva yagiye ari byo. Kandi ikindi kintu nabonye abapfu ntabwo aba ari umwe, umupfu ntabwo ajya umwe, abapfu ni benshi. Ubanza impamvu bavuze ngo ni iby'abapfu kuko nta muntu ndabona ujya mu bapfumu ngo agenda ari umwe. Buri gihe bagenda ari babiri barahererekezanya, niba umwe aba yarangiye undi, niba undi biba byagenze niba se barabiganiriyeho gute akavuga. Ugasanga none n'igihe usanga umuntu w'umudamu avuga ati ngewe nzajya gushaka umupfumu anyihere nk'ibintu bizatuma nubaka bizagera, kandi ugasanga uruhare rwenda no mu bibazo biri mu rugo rwe n'amakimbirane no kutumvikana biraturuka kuri uwo mugore. None ugahita wibaza ati se arajya kuvuza iki ko agiye gusaba ibyaha umugabo kandi amakosa ari ay'umugore, kandi babanza gusuzuma ngo bamenye nibura niba amakosa ari ku mugore cyangwa ari ku nyine ibyo umubwiye nibyo nawe nibyo yumva nibyo akora. None se reka tukubaze nimba koko twizera ko wenda cyo ni ikibazo cyanjye bwite, nimba koko twizera ko Imana ibaho tutayibona, buriya izo mbaraga z'abapfumu zo ntizaba ziriho zinakora, ahubwo wenda abo bantu bajyamo nyine mu bapfumu akaba ari bo wenda baba babikoresha nabi mu buryo wenda batababwiye, akaba ariho wenda izo ngaruka zose zishobora kuba zaturuka. Izo mbaraga rero zo mu bapfumu zishobora kuba wenda zinabaho, ariko niyo zaba zinabaho sinizera ibintu byo gusuzuma niba byaba byaragenze gute. None se niba na mbere yiba zarakoraga na mbere uwo mugani warabayeho ko ari iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ubwo se urumva ko uwo mugani wapfuye kubaho gusa kandi umugani ugana kariho, urumva uwo mugani warapfuye kubaho gusa nta kintu bagendeyeho wenda. Ariko dutekereze ko izo mbaraga zinabaho, twe kuzihakana nta wamenya, ariko niyo zaba zibaho ndatekereza ko zitaba ziri hose. Ese ko abantu bose mba numva ngo nabapfumu kano kare, ese niba ari ibyo kwera iki umupfumu we atabanza ngo agire icyo yikorera nyine ngo abanze yikorere nk'iyo nzu nziza y'umuturirwa ihagarare hariya, bajye bavuga bati iriya niyi, nibura umuntu aze kumusaba nawe iyo nzu ariko abona ko nawe yayihaye. Uzi ko ushobora kugenda ukajya no ku muntu nk'uwo nyine ngo ni umuvuzi, ugasanga urashaka kujya kumubaza impamvu abana bakunaniye kugira ngo abana bamere neza, ugasanga abe bamunaniye kukurusha
ugasanga be noneho ukagera uvuga nk'abanjye bataba batinze cyangwa baratsindwa mu ishuri ugasanga be bo ntibigeze baniga ugasanga noneho habe bo baranamukubita ese ubwo urumva atari ibyo kandi ukagenda ukayamuka amubwira ati narinjiye kugira ngo rwose abana barananiye baratsindwa mu ishuri ukamubwira ukavuga koko baratsindwa mu ishuri iyo bagiye baratinda iyo bageze bate mu kanya ajya kubona ukabona uwo araje amuhaye n'ingumi cyangwa amushoza ikigeri rwose kandi nabwo ntibikubuza urayamusigira nyine ni ukuvuga ngo wowe ku giti cyawe ku gihe cyose umaze kuri iyi si ntabwo wemeranywa neza nuko izo mbaraga z'abapfumu zikora cyangwa se bari abantu b'abapfumu bariyo utw'abandi ngo kugira ngo batangwe ububasha cyangwa se ubutunzi ubu ntabwo wemeranya nabo. oya abapfumu rega nta n'ikibazo mfitanye nabo ahubwo wenda ndimo kwibaza cyane kubajyayo kuba basanga umupfumu ntabwo ni nka nyabarongo yicuyizaniye rero rwose nta kibazo mfitanye nabo nta n'icyo mbiza gusa bavuze ko iby'abapfu biribwa n'abapfumu hanyuma nanjye nibyo ndi kwibaza nyine ariko bo bimere nka nyabarongo babiterekeye ntibahaguruka ntibaza kukuvana aho uri nta nubwo gukora mu mufuka ngo babikwambure nta nubwo bafata telefone ngo baguhamagare urizana abantu barizana bakaza banabyikoreye ahubwo kugira ngo baruho bategeka ngo nzanira reka abicariye aho ngaho bimereye neza mukaza mubazanira ahubwo ngiye nakibariza bariya abantu bajyayo niba koko wamugana ibyo bashaka bo babibona hari igihe basanga uriya muntu atabasha kubyiha ariko wenda akaba ashobora kubitanga sinamenya nanone umuntu yafata bavuga ngo ni ugukoma urusyo ukoma n'ingasire wasanga bariya abantu bajya bamugana ariko nanjye ntarajyayo ariko buriya nzajyayo n'ingaruka nzababwira ubutaha nzababwira wasanga wenda bajyayo bakanabibona ibyo ngibyo umugani ukaba waravuze ngo ni iby'abapfu ariko asanga ahubwo ari abanyabwenge ari abahanga ariyo mpamvu baba bamenye guca uwo muvuno nyuma mbona kuri iyi mihanda hari abo babiririye kabisa wasanga hari abajyayo cyakora wasanga hari abajyayo bigakora bazatubwira muri komenti hari wenda se niba hari abagiyeyo bikanga nabo batubwira cyangwa se habaye hari n'undi muntu ufite amakuru kuri ibyo umufite amakuru wenda avuga ati biriya bintu ni bizima cyangwa biriya bintu birakora nawe yazatubwira twegera twungurana ibitekerezo tukarimenya mbese twongeye kubibutsa gukora likes share na comment muze hano muri comment mutubwire namwe se kuko ibyo bintu kuko mubyumva gute hari uwo babiririye hari umupfumu yaririye ibintu bye nazaza atubwire ibyo aribyo yatubwira rwose tukaganiriza abantu tukabisangira tukabiganiraho neza tukamenya ibi bintu uyu mugani koko ni uwa nyawo cyangwa wenda bashatse kubatemeraho itaka sinzi twabiganiraho habaye hari umuntu wese ufite ukuntu abiziho ibirenze ibyo ni karibu twabiganira kuri Gicari TV tuba dukomeza tugenda tuganira no ku zindi ngingo nyinshi tugenda twungurana ibitekerezo tujya dusobanukirwa mbere turushaho gusobanukirwa urakoze cyane kubw'iki gitekerezo duhaye